rwose bakunzi bacu turabakunda cyane. Ese ni irihe jambo wabwira abantu bibutse kudusengera ubwo twari turi mu gahinda, ubwo twari turi mu kaga, ubwo twari turi mu bibazo dufite amaganya menshi, amarira menshi tuvuga ngo ariko mana ubu kuko barakajyanye. Ariko hari n'utundi ducana twinshi byajyanye, ariko hari akandi nagaruje nako. Kumuvandimwe bita Oscar, brother Oscar muri Zambia. Iyo bitaro Saka 3D nayo yari yagiye bayihushe, ariko nakoze iyo bwabaga. Uko nagaruje Jimmy 250 niko nagaruje nayo. Ubundi muntu wese ufite YouTube channel yaba yarabura ibirengero amamagare mba ngomba kubikurikirana mpaka ibintu bikajya ku murongo, channel yawe ikagaruka ku murongo, ibibazo byose bakurigaga bikarangira. Okay. Yego. Reka mbabwire ngo ijambo rya mbere rimwe cyane mbanje kubabwira. Mbanje kubabwira ngo turabakunda. Turabakunda kandi namwe ndabizi ko mudukunda. Murabizi ndumwe mu bantu batanze ikiganiro kuri Jimmy. Ikiganiro kitari kimwe bitari na bibiri by the way. Ntabwo ari kimwe sibiri ubuhamya ibiganiro bitandukanye. Hello my dear friend. Waba ufite ikibazo cy'uruhu? Waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge? Waba ufite ikibazo cyo kugiye gusaza imburagihe? Waba wisiga amavuta ntagufate? Waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu? Waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi? Duhamagare kuri izo nimero reba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Kwasuza mose sitavani mu dukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 TV. Ni Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane. Ndi kumwe na baba mama bacu mukunda cyane. Murana ko tumeze neza nta kindi kitugenza. Twaje kubashimira mwebwe mwakoze subscribe kuri Jimmy 250 TV. Nubwo yaje guhura n'ibibazo ikava ku murongo, ariko mwakoze ko mushoboye murasenga ndetse n'abama mugabo barasenze bajya ku mavi baravuga ngo rwose nyaboneka satani waducuraguriye avuye byagenze bite. Dore bitara ko kunywa nubwo murabona ko bafite, ariko nawe naje mbarembere barafite kunywa mu kanya gato rwose ibintu yaremeze fresh. Twaje rero gushima tubabwira ngo reka tubanze tubasuhuze mwese aho muri hirya no hino mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi. By'umwihariko reka mbanze nsuhuze abantu bari hagati mu mujyi wa Kigali, nsuhuze abantu muri mu ntara y'Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Turabasuhuza cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi kandi turabakunda. Reka dusuhuze rero nabo mu ntara ya gatandatu bari hakurya iriya mu bihugu byo hakurya birumvikana aba diaspora. Reka mbasabe manze musuhuze abadukurikiye, ariko mbasaba kongera amajwi kugira ngo abadukurikiye baze kumva amajwi meza agororotse ameze fresh. Yes. How are you? I'm fine. You're fine. Okay, good. Oh, Meze fresh. Yeah. Abagande baravuga ngo giye bareko sebo. Giye bareko sebo. Giye bareko sebo. Baravuga ngo giye bareko banyabo. Bikanitawe umuntu umwe ariko buyagane gatoya nago ndi barogoye. Umunsi turashaka kubakora video iri surprise. Karame muganga. Wire neza. Nago ndi ku kazi nagiye muri shooting. Nago ndi kuri BF Suma. Si cyane gusa uramutse ari nyine cyane wavugisha kugira ngo musubize noneho mbere nkomeza akazi mpagaritse shooting. Ubu none hasi kabitakunda se. Ndi muri shooting reka mbanze sibyo ndimo ndaguhamagara sibyo. Yeah guys, nanita telefone nk'ibisanzwe na birenze na bangari ridasanzwe ryari ririmo nyine iyo turi mu kazi tuba twishimye tuba tumeze neza. Murana ko turakeye tumeze neza turishimye. Hano turi ni i Kanombe muri kumva ibintu kugira ngo binyura hejuru yacu bigenda. Aba diaspora birumvikana iyo mwadusuye tuba twaje kwakira nyine hano i Kanombe. Natwe rero twahatemberereye birumvikana turi muri ako gace niho twibereye, niho mubona twabukereye tumeze neza turi kwiganirira nk'ibisanzwe. So reka tubashimire ikintu gitumye tubashimira kuri uyu munsi wa none cyambere ababyeyi turi kumwe barakiza. Ejo ndi nabamagana Afghanistan muri hehe numbaze ngo bari nabwo ni aho uri rwose hita ushyira amavi hasi uzamura icyubahiro cy'Uwiteka umushime ntihari ibintu byakoretse. Umwe muri baravuze ndetse na amadolari aje.
ubwo ninde Jimmy ubwo umuntu ninde wavuze amadolari we yari yakeneye cyane yari afite ikibazo cyayo birumvikana so yahise ambaza ngo ngo ni amadolari yaje ntireka dani Jimmy 250 yagarutse ku murongo mwana yarishimye cyane aravuga ni wow Imana ishimwe so rero njya kubashimira hari abantu benshi mwafashe umwanya wanyu muravuga ngo uko byagenda kose aka gacano ka Jimmy 250 kadufashaga hari inyigisho zatambukagaho hari ibiganiro byatambukagaho by'umwihariko nk'ikiganiro umunyafurika mpereka kuganira na Clementine ku kiganiro cy'umudamu nyafurika ni ikiganiro cyari kiryoshye mama wacu Koko twari kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye so abantu benshi rero bari bahangayitse bavuga ngo ese ikiganiro umunyafurika tuzongera kukibona gutse nagira ngo mbabwire ko twagarutse ku murongo y'Imana dusenga yarabikoze Israel bavuze ngo yo mana iyo dusenga yo nibikora yo nibikora yarabikoze hari no mu mamara mu gakinjiro madamu Vena na warakoze ndagushimiye cyane meruka ku muryango wa Jimmy ni nabaye nagahinda karanyishe ni rwose ubu koko ni humura gacano kanjye kazagaruka Imana irankunda n'ibyangira bikunda koko gira ikintu kimwe ubwira abantu barufashe gusenga kugira ngo Jimmy 250 TV igaruke ku murongo guys turabasukuje cyane abantu bo kuri Jimmy 250 murabizi ni chano yatuvunye cyane ariko bakimara kuyisiba twarababaye tujya ku mavi ni ngiye wamubazaga ngo ese na amadolari aje murabizi ngiye nkunda amafaranga amafaranga niyo akora byose ariko iki duhagaritse hano uyu munsi twaze no kwicara dore turahagaze uko twabuze nebe ariko ibyishimo bya turenze ruba tugomba guhagarara rwose hari umuririmbyi yavuze ngo ugejeje ukora mana mbaye ngushimiye ndabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye wandokoye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi wow urumva duhagaze ahangaha mu mashimwe kandi mu by'ukuri umuntu umwe niwe wavuze ngo burya ngo amashimwe y'umunyonzi ngo amenywa n'ubundi munyonzi urumva Jimmy 250 murabizi ni manager wanjye by the way urumva rero nawe nababaye birumvikana rero icyo nababwira nuko turiho dushima Imana kubwuko channel yacu yagarutse ku murongo Jimmy 250 ni channel yiyemeje kugishwanyaguza kabayariza buri kimwe cyose mukeneye nta mpamvu z'ibintu byinshi ngo urumva ngo urabona ngo urebye oya twiyemeje kubaha buri kintu cyose badukeneyeho Clementine meze bon meze fresh meze neza umutima uri gutera neza kuko mana nta kibazo na kimwe mu gitereko gira ikintu kimutangariza abakunzi ba Jimmy 250 tubabwire rwose ni abakunzi bacu turabakunda cyane ese ni irihe jambo wabwira abantu bibutse kudusengera ubwo twari turi mu gahinda ubwo twari turi mu kaga ubwo twari turi mu bibazo dufite amaganya menshi amarira menshi tuvuga ngo ariko mana ubu kuko barakajyanye ariko hari n'utundi cyane twinshi byajyanye ariko hari akandi nagaruje nako kumuvandimwe bita Oscar brother Oscar muri Zambia iyo bitaro Saka 3D nayo yari yagiye bayihushe ariko nakoze iyo bwabaga kuko nagaruje Jimmy 250 niko nagaruje nayo ubundi muntu wese ufite YouTube channel yaba yarabura ibirengero amamagare ngomba kubikurikirana mpaka ibintu bikajya ku murongo channel yawe ikagaruka ku murongo ibibazo byose bakurigaga bikarangira okay yego reka mbabwire ngo ijambo rya mbere rimwe cyane mbanje kubabwira mbanje kubabwira ngo turabakunda kandi namwe ndabizi ko mudukunda murabizi ndi umwe mu bantu batanze ikiganiro kuri Jimmy ikiganiro kitari kimwe bitari na bibiri ntabwo ari kimwe si biri ubuhamya ibiganiro bitandukanye ubwo rero niba hari umuntu nanjye wababaye nahise numva ngize umubabaro mwinshi numvishe ko Jimmy 250 mama Kevin rero babwira ariko ubundi ibintu ubundi uko ndibona mu gishaho birimo wabiritse namwe rero ahantu hari umugisha w'umuntu
satani ahatera ibuye buri kanya cyane. umwambi ubundi akarasa buri musagonda kugira ngo arebe yuko ibintu yabihungabanya umuntu ave mu byizerwa. Burya namenye neza yuko umujura ajya atera ahantu hari ubutunzi. Ntese waba ubutunzi butari yaba yo kumara iki? Ntabwo yajyayo. Ubwo rero reka mbabwire ngo turabashimiye. Imana yo mu ijuru, abantu babyibutse bagapfukama bagasenga. Imana yo mu ijuru ibaduhe umugisha. By the way, reka nihanganishe Ismail Mwanafunzi, ni brother wacu, nawe cano ye barayihushye kugeza umunsi n'isaha aracyari kuyiburana ntiragaruka ku murongo. Ariko nagira ngo mubwire ngo aho uri ntugire ikibazo. Niba ukeneye ko YouTube channel yagaruka ku murongo Ismail Mwanafunzi, ndabizi ko uri mukuru muri ibi bintu, ariko Muzungu uri kunkorera umuti. Bizemera. Mwanafunze ntabwo nari muzi, ariko ejo nanjye namubonye ejo bundi by the way ikiganiro, ariko nawe yavuze bamwitiriraga, nawe yavuze ko ari ubwa mbere agiye kuri televiziyo. Ubwa mbere yagiye kuri kamera, twaramubonye rero yumve ko rwose ahari rwose YouTube channel ye nawe twiteguye kumusengera ikagaruka ku murongo. Nubwo yafunguye n'ishyashya kamaze kugira 250 by'abasabu, ariko nire yari ifite 440 ntabwo twari tuyanze, kandi uko byagendaga kose yatangaga umugati ndetse n'ibiganiro biriho byanezezaga abantu babikurikirana. Jimmy, mu by'ukuri nanjye ndashima Imana, niwe wazanye aha ngaha. Ubu munsi bahanaguraga amacano yanyu, nabwiye Imana ndavuga ati Imana nyingiriza ntibambone. Eka mbwira Jimmy, kubaka cano biravuna. Niyo hari ikintu kivuna, ikibabaje nuko iyo ugiye kuyigurisha batangira kuranga ibihumbi 100 magana ngahe, niba navuga n'amamiliyoni angahe, niba bazi imbaraga tuba twakoresheje. Ubu inaci turi gukoresha hano ngaha tuvuga ibi ngibi, hari abari buze kubyumva bakabona twabuze icyo tuvuga, bakabona twabuze icyo dukora. Ariko uzareba buri kantu na buri nguni wari kuvuga ibintu utamenye biva n'ibiki, ariko buriya ubashije imbaraga bibasaba kugira ngo babivuge biriya bintu babyaplodinge mubashe kubireba mu bibone bishimisha imitima yanyu nk'abanyarwanda. Reka by the way tugeze mu ntago ari cyo kurakara. Ntago ari cyo kurakara. Cyo kugira ngo twishime, oya nta kwishimo. Burya kuyihesha ntago uyafite. Yego. Ariko turi afite igihugu cyacu cyaraduhaye. Niba igihugu cyaraduhaye tukaba tuyafite, why tutishimira ko tukirimo natwe tuguye neza cyaraduhaye amahoro yuzuye. So rero reka mbwira abandi bantu bose mwagize ibyo bibazo muri iyo minsi, ndabizi ubwo bari barimo bahanagura umwere wanyuze ku bantu benshi bagiye batandukanye. Uribuka ukuntu wambwiraga gasiga mu gitondo kabamagara no kwakubwira cyari arundi wamamagara arambwira bashaka koko ngo nanjye ngo barayihuye. Oya nta mikino yari iri, ariko dukomeje by the way abantu n'ubundi channel abantu mwese babiye no muyaga. Ndagira mubwire ko mu gihe muri serious zigomba kugaruka, amahirwe yanyu aracyahari rwose. YouTube iratuzirikana. Ye rero narorokotse rwose ndameze neza, niyo ndakora kuri Humura TV Claudine. Arimo gukora sura Humura TV Claudine, ukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ari na kandi mwibutsa ku nyarukira kuri Emet TV. Ngira ngo ijwi murya mwumva behind camera ni Jimmy 215, umungwanyi mukunda cyane ni njyewe ntawe. So rero Emet TV nyarukiraho ukande kunzogera kugira ngo ibyo dukora ibyo tubagezaho bijye bageraho buri munsi ko byane ko bwije. Humura Claudine, Humura TV Claudine birumvikana nuwacu nayo ni yacu. Subscribe yanyu ni ingenzi. So rero naje kubashimira mwese muri rusange, mwarakoze aho muri Imana bamugisha, kandi nukuri uko mudusengera, uko mudusabira buri munsi buri saha ko bukene ko bwije, kugira ngo ibyacu ntibikagira ihungabana. Nagira mu mbabwire yuko natwe twiteguye kwifatikanya namwe, twiteguye gukorana namwe serivisi yose mudukeneyeho, yaba ari abakeneye kwamamaza business zanyu mukora, ibikorwa byanyu bigiye bitandukanye, mukaba mukeneye kumenyesha abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, twiteguye kubafasha, twiteguye kubana namwe. Rero uko mudusengera buri munsi buri saha ko bukene uko bwije, uko mwibuka mugasharinga video zacu, mugakanda kuri subscribe, mugakanda kunzogera, bya bindi byose biba bisabwa ko mukora mukabikora, ntabwo twabura kubashimira. So mugire umunsi mwiza, ibihe byiza aho muri. Ndabizi hari abari ninjoro, hari abari ku manywa. Reka nsabe Claudine ndetse na Clementina nabo bagira icyo bababwira rwose. Ciao ciao. Icyo twababwira kuri Jimmy 215 uko twabashimira umwanya baduhaye, kandi umwanya tuzaba turi kumwe wose turabashimira, kandi turabashimira comment zanyu, share zanyu, kuri byose bidukora ku mitima. Mwakoze cyane kubana natwe, turabishimiye cyane. Nanjye ndabashimiye, kandi nkuko nanabivuze nabwe ngo Imana yayo mu ijuru ibaduhera umugisha. Nukuri abadukurikirana
mwese ni ukuri ndababwiye ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi nkomeze mvuge ngo turabakunda. akanyuma ninde muntu wafora niba uyu muntu n'uyu nguyu bavukana cyangwa se ari impanga, muzabitubwire muri komenti. babivuge rwose. uzagitsinda tuzamugurira bombo yo ku gati. bombo yo ku gati iraciriritse nawe. bombo yo ku gati iraciriritse. uyo bombo yo ku gati wamenya ari ibiki se? mama unzanire bombo yo ku gati. Mubifoye azagira umuntu bitubwira, atubwire itandukaniro ryacu cyangwa se atubwire uburyo atubona, tuzamugurira. Okay, sawa. Mwifuriza umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Mwiza cyane. Ijoro ryiza kubaryamye. Ibitotsi byiza. Ababyutse. Muhaye muronke, nimugenda murambura ibiganza byanyu mwakira umugisha mu izina rya Yesu. Mu biganza byanyu mwakira umugisha. Ntiyakabure imikino. Nukuri turabakunda mu mutima yacu. Jimmy nawe wakoze kutwakira, turagushimiye cyane. Ya murakoze cyane.